inshuti bakunzi bavandimwe ba Gitangaza TV, turabasuje mu izina rya Yesu. Muraho neza, meze mute? Twishimiye gutaramana namwe muri uyu mwanya. Dufite ubutumwa butandukanye mu buryo bwo kuririmba, turashaka kubasangiza, ariko turagira ngo mutege cyane cyane izi ndirimbo turirimba ubutumwa burimo, mu bufatire umwanya mu bwumve mu izina rya Yesu. Nk'uko bisanzwe njyewe nitwa Nsengiyumva Meshake, hanyuma nawe wakwigana dukurikiye Uwizeyimana Innocent. Turabashimiye ku mwanya mujya mufata mukadukurikira, kandi turabashimiye ku bwa subscribe mu byo muduha. Wowe udukurikiye utarakandaho subscribe wabikora, hari ijambo ritukuye riri aho ngaho munsi ya video uri kureba ryanditsemo subscribe, urakandamo, hanyuma aza akamenyetso k'inzogera nako gakandeho. Uzajya ubasha kudukurikira uko twashyize ikintu kuri YouTube channel ya Gitangaza TV. Imana y'umugisha, ntiwibagirwe gukora na share mu izina rya Yesu. Imana y'umugisha.
turagushimiye